Aniga. Bit. Ko shana uri kubona kuri gutumurira itabi muri byo biti. Urashaka iki? Ibyo birakuriba. Ntaho bindi abaturage mwese rero mwitabira ino nteko y'abaturage mu kagari. Bino bintu bituma akagari kacu gatera imbere. Chef, ego nyakuba. Urumvana ni Nari muzi nk'umuvolonteri wumva nkubwire twumvika. Yego. Sasa biti. Ni wowe uyoboye inama? Mumaze. Umuyobozi ntabwo kumubona. Ni wowe uyoboye. None biri kugenda bite ko mbona mbo. Mumbabarira. Ako mbwatuje ubuze. Winon. Nze mwirebere. Ndavuze ngo munani wanje gerawe. Kandi nkamwe mu ako ufite iki kibazo nacyo? This man kwangana nka biscuit. Gira ngo rero bayikaze mwese. Bayikaze kuba mwitabiriye inama ariko iyi nama nimwe mwayitumije. Ko bavuga ngo bagwaye ikaze ntuvuge ngo murakoze iyi nama no wiyoboye. Wa mugabo wamba bari ko kuje gutanga ibibazo byawe ibyanjye n'ibyawe birahuye. Babarira gitimba barira nako n'uyungu nabwiraga babarira cyo ngukundira kandi wowe n'ubundi wumva bigoranye. Gitimba barareka mubwire n'ikibazo cya kinzanyanga uyu munsi n'iki kigabo kirimo pe. Ese twitwagira mu bibazo Kora icyo umutima gwawe uri kukubwira. Wamaye amahoro yanjye kwira. Wamaye amahoro yanjye. Vipi? Ndakubwira ngo bino hano. Icyo gitabi kijugunye uwo museseka gihinguke hano hasi muri rigori. Iravuba vuba. Jugunya wanje gerawe. Wowe urifata umuntu w'umugabo ugatumurira itabantu nganga utwitsira ijamba cyangwa abaturanyi baranga mu minyuma bakubwiye ko bakeneye kumva umwotsi gwawe. We kuritse imibare mukira nk'imuri tabijyanye n'iturije uranshaka iki? Ndavuze ngo ico gitabi kijugunyemo munsi aha muri ruhurura. Nuko uri kubishaka. Nuko ndi kubishaka nako mbikeneye. Ushangira. Cyangwa niba udashaka gukora ibyo ndi kukubwira uriraye tubabanza. Oya mbwira niba udashaka gukora ibyo ndi kukubwira nje mubyikorere mu buryo bwanje. Reka nkubwire rero sibyo utaza kuvanga amasaka n'amasaka remera nitugera mu mwanya w'ibibazo ubitange ariko mu gihe tutari ariko niwe muyobozi mbabarira nakuba ndega ndi umuvolonteri nabivuze ngakubita bana bagutoye ryari nabyo mujye mureka mutazakoresha umuntu amakosa mugasanga umuntu baramufunga bagiti iki ngiki niwe wagicapa nta kibazo iki ngiki kireba wose bakurebye umubasi tore ikigoryi gye nicyo ngukundira atagiti wowe ukoresha icyo bita indeba twumvikane nimwe mwamamagaje nago ndi gushaka gutinda muri iyi nama rwose kuko mfite ibindi bintu byo gukora tugiye kugera buri wese twumva ikibazo cye kumva ikibazo afite tumenye ngo turagikemura giti ikibazo cya mbere ni wewe bagwaye ijambo rumwitabira cyane wari ukunkunda singuzangurira akazi na rumwitabira cyane jugunya amahero comeka ibyo biporoporo by'imibu jugunya icyo tabigira vuba vuba rugupfuneka si rugupfuneka iki ugaruka se wambaburuka mu mahoro yanjye wamaye amahoro yanjye kwiba iyo nkuru uhagaze imbere nta mahoro bagufite icyo ushaka kuvuga si umuntu ari kumbangamira nigendere nkomeze urugendo rwanje nkuborere ndeka igendere kabisa mu mahoro yanjye mu mahoro yanjye igendere ariko uri kwibuka inshuro zose nje nawe twagonganaga naracumva gute n'abantu ndagira ngo rero buri wese ngende mu ijambo nimwe mwamamagaje muri iyi nama uretse kumanika amaboko ntabwo turi mu ishuri gende buri wese mu ijambo avuga ikibazo cye uwo numva afite ako wakitonze ufite ikihe kibazo meze nk'ishashi bahaze akose ubundi umunazana ikibazo nawe ari ikibazo wowe ari iki ariko ntabwo ari njye gitipa ari kuvuga umva we
giti nitwa Puisa nubwo ufite isayi witwa nitwa Puisa umva rero wowe Puisa n'undi munsi utazamenyera uri kubyumva inshingano mwandagije njye nazikoresha nkaguha nta kagari kabura injaju asa turamuragiza ni umushumba se kareka nenshatse kuvuga iteka abagabo mwe mwatuze twaje mu nama mutware dufite izindi gahunda tugiyemo mufite ibibazo byanyu undi bahaye uburenganzira bwo bageze babikemure mundebere no kuri kwimana ariko Kayizi uratinyuka ukanzibisha kandi nje kukwishyuza giti ikibazo cyanjye cya mbere ntabwo ntagira umwanya w'ibibazo bikanu kananutse nka kereyo muyobo vuga ndagira ngo rero twese tugende duhana amagambo ntihagire uvugiranamo ibintu byararangiye n'ibintu byabaye by'amateka yashize amateka bikumarira bikumarira iki kweli bwararangiye umugero rero dukomeze duhigane kweli kuki ugumye kunyurwa mu bibi by'urwango uranamiga gasi shabu amutindi uramiga urakura uri kumiga nyine uri ngendaho buri gihe oya ngo turahiganaga ariko ntaho wari waramenyesheje kutambwiye se kumwigaga ngo ngere guca nikorere mu ntwaro zanje nkwereke ibyubahiro byanyu wareka nkomereza byubahiro gatsindwa na Nyagasani okay garukana okay urare kurenza ahangaha nka buri sura yawe ndaza kukwihigira kandi ninza kugushaka nibwo uremera ko kuko nzi gushaka abantu wamba uri kamumuro yanjye mwana bro ukunda kunyinjira mujye ko tuzahigarika muri ko byose bishoboka mugiye tuzahigarika bro urumbaza iki oya bro ntaco nakubaza wangegera uruhamo bujo ushaka kugwana ufite agatuza umva rero nkubwiye wangegeraho bura ibintu byo kwigira abakaritasi ibintu byo kwigira ibiramuzenguruka hose muri ukuntu utabi aka gace mwarakayogoje nta muntu ugituza nta muntu ukigira amahoro ntabyo nkeneye tukumvikana ubwo umutwe ubagura uko kubyimbya ugashyiramo amakoresi ku bwanjye nsabi wantwarazi icyo wangegeraho egera gusa so urampamagaye urampamagaye dobandi zisi quartier z'amabandi rwose kuba mwicaye mbere nivuze ko ari mwe duhera Kayizi vuga ikibazo cyawe akoze muyobozi buretse ikibazo ufite cyose cyari cyo cyose kiraza gukemuka murundi ikibazo cyane iki uza kucyandika utubwire ikibazo ufite okay ikibazo ufite mu masegonda make segonda make ni ikibazo kinini muyobozi naga ari gituro ikibazo kinini icyo uzakijyane ku murenge hano turi mu kagari ikibazo rigane niba ari ikibazo kirenza akagari turagikemura mujye mwumva buryo abantu bari rimwe na rimwe bagora inzego ni ikibazo kinini kukizana mu kagari kijyane ku murenge ku karere kibanza kunyura hese muyobozi kibanza kunyura ku murenge cyangwa ku karere kandi ari kinini akoze ubundi ikibazo kiba cyarabaye kinini uri mutoya gute ugira ikibazo kinini uri mutoya gute muyobozi wageze ngo abantu banini se bagira ibibazo uyu nguyu sinzi n'ikintu yaje gukora ubwe ni ikibazo dukomeze ngaho uvuga ikibazo cyawe bon ikibazo cyanjye mfite ikibazo cy'ubwisikoro buri gutera mu kagari ubwisikoro ni iki uvuga ikinyarwanda turi abanyarwanda ubuteka mitwe tugabo twigeze duteka mitwe ibigabo byose byo muri kano kagari ubuteka mitwe ntabwo waburetse ejo nzi ubwo twagufunguye uracyakora ubuteka mitwe nta nubwo uracyateka imitwe uretse gatoya misungu ntabwo uri kubibona uri kubaza ibyo ureba urabibona ariko wacu wowe urampamagaye ntabwo ngwamagaye grafre ntabwo ngwamagaye kuri mu ngofero tuvuganye ndakureba baga nzakurase nzagukorera ikikoko ngo mubwire shaka ngo mubwire buriya kwitonda nibyo biranga umugabo wakwigendeza hari irangamuntu yawe mfite ntayikunze urayimariye ingofero yawe
nambaraga nawe gafiri wambaye tukumvikana kukuka akuri kose nta wundi garamfureri wawe urancajishije nawe garanti wewe nawe garanti ni aho kugira ngo ube garamfureri ngo garanti yangu peti yangu uri papa uri dadi oya sorry ndinganira wumva ko urabyibushisha makuga n'inzizi ibintu by'ubuhinzi se ngo bihagaze bite muri aka gace kanyu umva ibigori bimaze kwera bari kwisarura asaka yo n'ibihungu bingana namwe mwabaye mbwa mwaramutse umuntu w'umugabo ufite akana se ufite akana wabyaranye nande warabyaye sisi waba basira kagofira ariko rero namwe ndabarebaga wakoze uramamagaye ntabwo nguhamagaye nsange ntabwo wumvishe ngo uhamagara kandi uvuze ngo turakoze ntabwo nguhamagaye ngo nguhamagaye herekeza unjanye ndakuyerekeje uramurekeje se ngiye hari ahantu ntumye burije se ndugutinya ibisimba ndi umugabo utakwiherekeza umugabo utakwiherekeza sabi ibi bintu ntacyo kuva navuka ni ubwa mbere ngiye kwemera abarwanyi n'ingabo y'igihugu barwanya intambara nyinshi igihe hari umuhutu n'igihe yazanye abantu bose ubona aha ngaha ntabwo wasuzuma ubuzima bikomeye ntabwo nagusuzugura uramenye yego papa Shari harita mbwira turi mu nama y'akagari Sharifu umutangira ikihe kibazo icyaho cyo wagitanze cyarangiye bamwirukanye ku ishuri ko yamenera ivare kandi leta yarishyuye ku buntu sawa ariko rero giti icyo ni ikibazo kindi dushyiramo pe Sharifu ngo baramwirukanye kandi atekereza ko twese Sharifu tumuzi Sharifu ni sosa nicyo mpamvu ngukunda umwana w'umuturanyi niyo mpamvu ngo ese ni nawe ninza cyakoze ikintu kimbabaye ikibazo nabibabwiye ahubwo ava imbere ariko murabona iyi nama iri burangire ufata abantu b'injiji ukabicaza imbere aba bantu murabona ariko wa mugari iki kintu so ngize rero bikaba basi so mbenyereye buretse n'umutoko uratakowe saje kurihina kuri nyoko cyangwa uje kurihina kuri twangegera haki umva nkubwiye izi minota zanjiriye uzaziriha wangegerawe niwe zicanganye gutya zigiye zivanze zamuzisanga kuri iyi channel ya Kiba TV. Kora subscribe kandi ukazujya kugira ngo ujye uzibona mu wa mbere. Kandi na like kugira ngo nyine video zigere kure. Ujye hora nyine uzibona izi video tuzadukora. So
nimba iyi video yagushimisha wakwandika muri comment udushimira. Ciao ciao, nawe utaha mu yindi video.